Yesu nashimwe cyane. Muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu turakomeje ku ntwaro z'Imana, ku ntwaro z'umwuka wera. Imana ntihabwe icyubahiro. Twavuze ko rero izo ari intwaro z'umwuka, twavuze ko ari intwaro Imana itanga. Rero kubona umuntu wagiye mu ntambara adafite ubwirinzi bw'Uwiteka Imana cyangwa adafite intwaro z'Imana, bisa no kubona umusirikare w'umuhanga wagiye mu rugamba nta ntwaro n'imwe afite, igisubizo gishobora kuvamo ni ugupfa. Rero no mu buryo bw'umwuka biragoye kuba mu rugamba cyangwa se kuba mu ntambara y'umwuka wera udafite intwaro z'umwuka w'Imana, udahaye Imana ubuzima bwawe ngo ubuyobore, udahaye Imana ubuzima bwawe ngo bugaragareho uburinzi bw'Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be, kandi umusozi ntubashika kunyeganyega. Imana ishobora byose n'ishobora kukurindira muri iyi ntambara bigakunda. Rero kubona umusirikare wagiye muri iyi ntambara y'umwuka atuzuye intwaro zose z'Imana, adafite ubwirinzi bwo ku mutwe, atambaye agakiza nk'ingofero, adafite gukiranuka gukingira igituza, adafite gukenyera ukuri nk'umukandara, adafite intwaro ikomeye cyane ariyo bita kwizera nk'ingabo imukingira, cyangwa se adafite icyuma gikingira igituza nko gukiranuka. Bisa no kubona umusirikare kandi wiyiziho ubwenge bwinshi bw'urugamba, ariko akajya mu ntambara atigeze na rimwe ajyana intwaro zisanzwe, hanyuma akibwira yuko urwo rugamba ari buruneshe. Igisubizo cyaza kuvamo cyihuse ni uko ashobora kugwa kuri urwo rugamba uko yaba ari kose. Biragoye kubona umuntu w'Imana cyangwa se wahekera Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa se yariyemeje kujya muri urugendo rujya mu ijuru, ariko intwaro zikamuba kure pe, gukiranuka bikamuba kure, agakiza kamuba kure, hanyuma kwirinda bikamuba kure, ibintu byose akabijyamo, ibintu byose akabyisangamo, gukenyera ukuri nk'umukandara bikamuba kure, ugasanga nta kuri agira mu mutima we. Uwo nguwo rero akibwira ko ari mu ntambara uko yaba ari ko kose, yaba ari umuririmbyi mwiza, yaba ari umushumba mwiza, yaba ari umunyempano mwiza, ntago yazatsinda urwo rugamba, kubera yuko hari abantu benshi banesherejwe mu ntambara kubera kutamenya kujyana intwaro z'umwami, kutamenya ubwirinzi buturuka ku Uwiteka Imana, kutamenya neza yuko uru rugamba ari urugamba turwana n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibitegeka isi y'umwijima, atari urugamba rw'umubiri. Nshuti bavandimwe, rero ndagira ngo mbamenyeshe ngo uru rugamba ni urugamba rw'umwuka, ni urugamba turwana n'ingabo za Satani n'abadayimoni, kandi bafite impano nyinshi z'amayobera z'ubwenge bw'ubutiriganya ndetse n'uburiganya bwinshi cyane. Bisaba rero kuba wikwije, bisaba kuba wambaye neza. Uyu munsi ntabwo turi butinde cyane, turaza kuganira uburyo ki impamvu y'urugamba ari inesha urugamba. Imana ishimwe cyane. Mbere ko dukomeza muri za ntwaro zindi zisigaye, turaza kureba kuri iyo teme, impamvu y'urugamba ni inesha urugamba. Yesu nabaha umugisha kandi Uwiteka Imana abishimire. Bibiliya yarambwiye ngo intwari zo kwizera nk'icyatumaga zinesha ngo ni ukukumbura no gutekereza ku mudugudu bajyagamo warushaga indi kuba myiza. Rero ijambo ry'Imana rikongera akavuga ngo icyatumye Yesu yihanganira umusaraba w'isoni ngo n'ibyishimo byari byamushyizwe imbere. Mu buzima busanzwe impamvu y'urugamba ituma utsinda urugamba. Hari abantu bahaguruka mu ntambara ukabonamo bararwana n'ibyo batazi, ukabona ntibazi icyo barwanira pe, akagenda mu nzira nako akajya ku rugamba ukabona atangije intambara ariko ntumenye icyo arwanira, ku buryo adashobora gusobanura impamvu z'urugamba yinjiyemo. Abo ngabo rero no gutsindwa biroroha, kuko igihe kimwe ashobora kugera mu intambara yakomera yaba mbi cyane, akumva n'ubundi nta mpamvu yakomeza kuraswaho cyangwa gukomeza urwo rugendo, akigira inama yo gusubira inyuma. Umugabo umwe yanditse agatabo ku mugenzi, yanditse ku mugabo bitaga Nyamuhirya Nino, ngo umunsi umwe yahagurukanye na Mukristo baragenda, ngo bageze mu isayo gahinda gasaza bagwamo. Hanyuma rero umukristo yari yahagurukanye intego y'urugendo, haravuga ati uko bisa kose mpamagawe n'Imana imbwiye kuva mu mudugudu w'irimbukiro. Nyamuhirya Nino we rero ntakamenye intego y'urugendo rwe, oya yabonye undi agenda aravuga ati nanjye reka nkukurikire. Dufite abantu benshi cyane babonye abandi bagenda bararimbye, yumva arafashijwe, barabwirije yumva arafashijwe, hari umuvugabutumwa runaka umufasha, cyangwa se kubona mu rugendo harimo ibintu byiza bitandukanye akavuga ati okay nanjye reka nihisha ahangaha, nanjye
nari ngowe, hari ibintu ngomba kwihishamo kugira ngo abantu badakomeza kuntekerereza muri ibi n'ibi. Uwo rero biroroha kurangiza urugendo rwe vuba kuko ntafite intego y'urugendo, ajya asigara mu nzira byihuse, nta mpamvu ituma yakomeza urwo rugamba. Umuhungu rero ngo azagere mu isayo gahinda gasaze, bose basayira rimwe, ariko nyamushyirya nino asayuka yisubirira muri rimbukiro kuko atari afite impamvu ituma ava muri rimbukiro. Ariko umukristo we ngo agira atya, aravuga ati oke, njyewe rwose nzi aho mvuye kandi nzi aho ngiye, n'ubundi ararwana kugeza igihe yabonye umutabara muri iyo sayo. Ndagira ngo rero mbabwire ngo iyo udafite impamvu z'urugamba, udafite intego y'urugamba, udafite igihugu wahagurukije, n'ubundi biroroha gutsindwa cyane. Muri bamwe rero mu bakristo cyangwa se mu bantu b'Imana cyangwa se utarinjira muri uru rugendo, ukaza utazi ngo uzanywe n'iki, akenshi uratsindwa pe, kuko ntuba ufite impamvu z'urugendo. Ariko twebweho Pawulo niko yavuze ngo ntabwo tureba ibigaragara ahubwo tureba ibitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gitoya. Ibyo bitanga imbaraga z'umutima zituma umuntu akomeza urugendo naho yahura n'ibibazo. Yaravuze mu Baroma igice cya 8:35, avuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni ukuba mu kaga n'ibyago, ni ugupfusha, no gusonza, no kwambara ubusa. Baratwica igihe cyose, umunsi kera baduhora Kristo, baduhwanije n'intama z'imbago. Ariko muri byose turushaho kunesha, turushaho kurwana urugamba kandi tugatsinda, kubera ko uri muri twebwe aruta uri mu bisi. Bafite impamvu, Pawulo afite impamvu y'urugamba. Ese wowe ufite iyihe mpamvu? Kubaho waravukiye mu gakiza se, niko navuga ko wavukiye mu itorero, ubona mama na papa bawe barakijijwe, cyangwa se waragashatse nyuma, cyangwa se waje gukizwa nyuma, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Ese ujya ukumbura? Ese ufite impamvu zituma ushobora kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma? Ese ufite impamvu zishobora gutuma utanga umutwe wawe bakawuca kubera agakiza? Ese ufite impamvu zituma ushobora kwambara ubusa ukihangana kubera agakiza? Ufite impamvu zishobora gutuma utakazana ukamenesha amaraso yawe akameneka kubera agakiza? Ufite impamvu zituma wabwiriza ubutumwa? Ufite impamvu zituma warinda imitekerereze yawe ntiyivangavange n'iby'isi kubera agakiza? Ufite impamvu zatuma wambara umukandara ukavuga ukuri kubera agakiza? Ufite impamvu zatuma utwara kwizera nk'ingabo ugakinga imyambi y'umwanzi? Nizihe mpamvu? Mbese nizihe mpamvu? Ni ugukumbura ijuru, ni ukuritekereza, ni ukurirota, ni ugukumbura gakondo, ni ukumva unejejwe no kuzibanira n'umwami wacu, ni ukumva unejejwe no kuzajya mu ijuru, cyangwa ni uko waba ushakaho Imana ikubakire, iguhe amazu, iguhe amaviza n'ibintu byinshi bitandukanye. Biterwa, buri wese agira motivasiyo yiwe muri ibi bintu cyane by'urugendo rujya mu ijuru. Wowe ufite iyi motivasiyo? Ni iyihe ntego y'urugendo rwawe? Ese urafayitingira iki? Ni igihe cyatuma ujya mu ntambara? Navuze ngo ni igihe cyatuma umena amaraso yawe kubw'uru rugendo, cyangwa kubw'ivugabutumwa, cyangwa kubwo gushaka abandi. Ese ni igiki cyatuma wumva ukomeye mu mutima mu gihe ibintu byabaye bibi cyane? Ni iyihe mpamvu? Ni ugukumbura, niko nababwiye. Ese ni ugutekereza ko Imana igukunda? Ni ibiki biguhagurutsa? Ni ibiki bituma ujya mu ntambara koko? Izo mpamvu nyinshi rero zituma ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa. Nimba zidakomeye kurenza impamba y'urugendo, zizakwibagiza impamvu y'urugendo. Ni ukuri kujya mu ijuru bisaba kuba ufite impamvu zawe z'urugendo, ufite intego z'urugendo rwawe, kuko habamo impamba nyinshi zishobora kukwibagiza impamvu y'urugendo. Habamo gutinya intambara, habamo amayeri menshi ya Satani, habamo iterabwoba ry'umwanzi, habamo guhindishwa umushyitsi n'abadayimoni. Ariko iyo ufite impamvu z'urugendo, kuko Kristo we aravuga ati ba muri njye nanjye ngume muri njyewe, nanjye mbe muri wowe, kuko icyo uzasaba cyose uzagihabwa, kuko uri muri njyewe nta kibasha kumunesha. Rero Yesu niko avuga. Iyo yaravuze ngo ninjye muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami, uguma kuri njyewe yera imbuto nyinshi, ariko utera imbuto bamukuraho, ariko wera imbuto bamwanganya amahagi. Biravuga ngo rero Kristo ni wenyine uturwanirira intambara, ni wenyine utuneshereza, ariko aneshereza abahari, aneshereza abatabaye badezata, aneshereza abatamanitse intwaro, aneshereza abatamanitse amaboko. Impamvu yo kutamanika amaboko ni imwe: mu buntu bwa Kristo harimo imbaraga ziturwanirira, harimo imbaraga zituneshereza, harimo imbaraga zitumara ubwoba, kuko umwuka twahawe ntabwo ari uw'ubwoba. Twavuze ngo umunsi turareba ko hari impamvu z'urugendo cyangwa se impamvu z'urugamba.
mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 18:36 baravuga ngo Yesu aramusubiza ati ubwami bwanjye si ubw'iyi si, iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'iyi si abagaragu banjye baba barwanye ngo ntahabwe Abayuda, ariko none ubwami bwanjye si ubw'ino. Imana nishimwe cyane. Yesu azi neza adashidikanya ko impamvu y'urugendo rwe itatuma ashaka ingabo ngo zimurwanirire. Azi impamvu y'urugendo rwe, azi impamvu y'urugamba, azi impamvu ahanganye n'umwanzi. Muri ayo masaha hari intambara ikomeye cyane hagati ye n'umwanzi, kubera ko Satani yarabizi neza yuko agiye kujya ku musaraba, kandi Bibiliya donc Imana yari yaravuganye na Eva yuko mu rubyaro rwe hazavuza amena Satani umutwe. Satani yarazi Yesu cyane kandi cyane pe, bari basiranye ku buryo niyo yajyaga kwirukana abadayimoni, bamwe bamumenye bamuvugaga intumwa zitaramenya uwo bagendana, bakavuga ati duhuriye Yesu mwana w'Imana duhuriye hehe, mu gihe intumwa zitaramenya uwo ari we. Kuko Yesu abaza abigishwa be yarabaje ati ariko mubona abantu banyitande cyangwa mwe munyitande? Baramubwira bati uri Kristo umwana w'Imana. Uwo ni Petero avuga ati ntago ari inyama n'amaraso bibikubwiye. Nicyo gihe Imana yari ihishuriye abigishwa uwo bagendana, kuko yaravuze ngo ntago ari inyama n'amaraso bibikubwiye, bivuze ngo n'Imana yari bimubwiye, nibwo yari ihishuriye abigishwa be uwo barimo bagendana uwo ari we. Ariko abadayimoni bari baramutangaje kera, akababwira ngo muceceke. Bivuga ngo rero mu ntambara ye na Satani byari ukuvuga ngo ntujye ku musaraba, bamubabaze, arebe imibabaro, arebe inkoni, arebe ibitutsi, arebe uburyo bamukubita, atinye kujya ku musaraba. Ariko Yesu yarazi impamvu y'urugamba, yarazi impamvu y'intambara yiwe, yarazi impamvu y'icyo ashyize imbere, yarazi neza ko firi ya mbere ari ukujya ku musaraba. Rero bavandi, impamvu y'urugamba niyo ituma uzarunesha cyangwa se ukarutsindwa. Arangije aravuga ati rega byari koroha, bari kunzanira abantu nari kuzana abagaragu banjye bakarwana iyi ntambara, ariko kubera yuko intambara yanjye ntago ari donc ubwami bwanjye ntago ari ubw'isi. Pilato wikigora rwose, mu yandi magambo ncira urubanza vuba, njye waho ndi kujya ndahazi. Donc amasaha yatinze ngo njye ku cyo nahamagariwe, njye kuri papasi, njye ku ntego y'urugamba. Amasaha yanjye yatinze ngo ngere ku musaraba, manuke ikuzimu, mfate Satani, mwambure imfunguzo, mfungurira abera. Ubwami bwanjye ntago ari ubw'ahangaha, sindi burwane. Mu yandi magambo sindi buze gutera isereri ahangaha. Biroroshye. Yari Imana, yashoboraga gukora ikindi kintu kidasanzwe, ariko afite impamvu y'urugamba. Iyo mpamvu y'urugamba ituma anesha imibabaro yose ari kunyuramo, ituma anesha intambara zose ari kunyuramo, ituma anesha akaga kose ari kunyuramo. Mwene data, nshuti, muvandimwe urimo unyumva muri iki gitondo kandi ubasha gukurikira ikiganiro buri gitondo hamwe na Yesu, ubundi ni iyihe motivasiyo ituma wahangara? Ni ikihe cyatuma biba ntiwibe? Ni ikihe cyatuma udahemba fagitire? Ni igihe cyatuma uba mu buzima bw'isi bukagusafaringisha, bukakubabaza koko? Ni iki cyatuma ukiranuka mu gihe abandi bakiraniwe? Abo muri kumwe bagakiranirwa, abo mugendana bagakiranirwa, abo muri inshuti bagakiranirwa, ariko ukavuga nka Yobu, ukavuga ngo uko byamera kose njye sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Ni iyihe mpamvu y'urugamba utuma unesha urwana urugamba rumeze gutyo, ukambara intwaro zose z'Imana? Ese navuze ngo wakumbuye ijuru, wakumbuye iwanyu, urashaka gutaha? Igihugu cy'iwanyu cyarakuryoheye ku buryo uvuga ngo nzarwana mpaka nkigezemo? Rero mwakoze cyane muri iki gitondo cyiza cy'umugisha. Ndagira ngo nongere nkwibutse muri iki gitondo yuko impamvu y'urugamba rwawe, icyo urumurwanira nicyo kizatuma utsinda intambara. Ariko nimba ntacyo, nimba ureba ku mano buri munsi uba uvuga umuceri, ibishyimbo, ibirayi, mbese ibintu byose bubitse umutwe urareba mu isi, ntujye uharenza amaso namba. Ibyo utekereje byose mu byifuzo usengera ni imyenda, waba warengejeho ugasengera ibirayi, waba warengejeho ugasengera kubaka inzu, waba warengejeho ugasengera gutura ahantu heza, waba warengejeho ugasengera imodoka, waba warengejeho ugasengera indege, waba warengejeho, mbese ukagenda wigeragereza mu by'isi. Nta na rimwe ujya usenga Imana ngo igufashe, nta na rimwe urasaba umwuka wera, nta na rimwe urasenga Imana ngo ikomere
iguhereza ubugingo, nta na rimwe urasaba Imana ngo ikwambike imbaraga z'umwuka ubashe kurwana urugamba, nta na rimwe urasaba Imana ubwenge. Igihe cyose uhora wubitse umutwe ku by'isi, nturararama ngo urebe mu ijuru, uhamagare mu ijuru baguhe ubutabazi. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ntibizatuma ujya mu ntambara yo kurwanya umwanzi. Igihe cyose uzakenera kugenda buhoro ngo atakurasaho, kubera yuko ntuzi aho ujya, ntufite impamvu y'urugamba. Ibyo ntibyatuma urutsinda. Umwami Yesu nabaha umugisha, mwagize neza kubana natwe muri iki gitondo. Reka Yesu abishimire, muhaye muronke. Shalom shalom.